reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Energy Radio nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye nibizi Theogene. Nimwibagirwe gukanda kuri subscribe, like, share niyo nkunga natwe tubasabye kugira ngo turusheho kubagezaho ibi byiza. Tudatinze reka turebere hamwe ku ubucuruzi ruvumwa bwakozwe muri iyi si, bugakorwa abirabura bagirirwa nabi, bacuruzwa nk'amatungo. Twavuze byinshi uhereye mu kinyejana cya 14, tubabwira iyo byaturutse, intandaro yabyo, impamvu yabyo, tubivugaho ku buryo burambuye, ariko ni ingingo ndende ikomeje. Noneho uyu munsi tugiye kureba mu by'ukuri abirabura bacuruzwaga ni bande, bakoze ubwo bucuruzi ni bande, babacuruje. Naho ngaho tugeze, turebe noneho ubwo bucuruzi bwakorwaga bute. Ese abirabura mu gihe bacuruzwaga bo bategaga agatwe aba bacuruza bakabatwara uko bishakiye? Byagenze gute? Ese hacuruzwaga abaki kenshi na kenshi? Byagendaga bite? Nabameze bate bacuruzwaga ku isoko? Byari byifashe bite? Urugendo bakoraga se bajyanwa, iyo bajyanwaga byari bimeze bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Tudatinze reka turebere hamwe noneho uko ubucuruzi ruvumwa, ubucuruzi bwahekuye Afurika, bwayikoze mu nda bukayimaraho abaturage, bakajyanwa bunyago bacuruzwa. Nabanzaga kureba niba afite urwasaya rurerure umuntu, nkuko basamura inkoko irwaye muraramo, bagafata umuntu bakamugira gutyo, bagakanda amatako, bagakanda umugongo nkuko bakanda ihene cyangwa intama. Ni ibyo ngibyo abirabura banyuzemo mu gihe bacuruzwaga. Bagezwa ku isoko bakareba, ese arwaye iki, ese wamuvura yakira, byose. Yaba atakira nabwo muri ubu byakurikiragaho. Ubwo bucuruzi bw'ubugome, ubwo bunyamaswa bwakozwe n'abandi. Mu by'ukuri urebye abanyamateka benshi ndetse n'abanyafurika bene wacu hari icyo bahurizaho. Abirabura bacuruzwaga, bajyanwaga ku isoko nk'ibicuruzwa. Abenshi bacuruzwaga na bene wabo b'abanyafurika b'abirabura. Abirabura bene wacu nibo baducuruje. Abirabura bene wacu nibo batujyanaga ku isoko, ndetse rimwe na rimwe abo bagiye gucuruza bagapfa babareba, bakicwa babareba. Ibi ngibi tubivuga kubera iki? Twavuze ko ibi tuzabyinjiramo mu buryo burambuye kugira ngo turebe ese kuki turarimo turareba inkomoko, kuki ibyo bihugu, hari ibihugu bikize. Twatangiye tureba inkomoko y'ibihano, ibihugu bikize bifatira ibikennye ndetse bikafatira n'ibindi, ariko ibikennye byarahagorewe. Byagera kuri Afurika ho bikaba agahomamunwa. Abanyafurika bakaba aribo bantu usanga kenshi basuzugurika kugera mbese ku rwego rwa nyuma. Basanga aribo aho bakandagiye hose babuvugiriza induru. Twabonye ko impamvu nyamukuru burya baragowe, uwagucuruje baragucuruje, uwagukoronije baragukoronije. Iyo udashoboye kwivana muri icyo kimwaro yagushyizemo, muri icyo gisebo, imiriyasiyo, kwimiriya, abanyafurika babaye imiriye, baterwa ubwoba, babibwamo ubwoba buhagije ku buryo bahora bikanga, bahorana ikimwaro, bahorana igisebo. Nuko aho bigeze nuko aribo bagomba guhaguruka bakirwanirira, bakirwanaho. Abanyafurika rero nibo bacuruzaga bagenzi babo, bakabagurisha ku bakoroni. Ntitwavuga ko ari abakoroni, ahubwo bakagurisha ku bacuruzi bagomba kubatwara ku byambu bitandukanye by'i Burayi mbere y'uko boherezwa gukora mu mirimo itandukanye muri Amerika. Imirimo itandukanye nayo turaza kuyireba
hari abakoraga mu bisheke, mu mirima y'ibisheke, hari abakoraga mu bwubatsi, hari abakoraga mu mabuye y'agaciro, hari abakoraga mu rugo nk'abakozi bo mu rugo. Abo bose bakajyanwa mu by'ukuri badahembwa kandi baragurishijwe na bene wabo b'Abanyafurika. Abo ni abambere bacuruje Abanyafurika. Ni Abanyafurika abenshi bavanwaga mu bihugu byabo, bavanwaga muri Afurika bajyanwe, bibwe, batwawe na bene wabo. Ndetse n'umuryango bashobora kureba umuntu bakabona wenda ntashobotse, yarabananiye, ni igisambo cyangwa ni indaya, abasambanyi nabo turazikora bari mu byiciro byagurishwaga cyane. Abananiranye abo bose imiryango nabo yarabafataga ikabagurisha ku bacuruzi b'Abanyafurika bagenzi babo b'Abanyafurika, nabo bakajya kubaranguza ku bazungu n'Abarabu basangaga ku nkengero z'inyanja ya Atlantika. Mu by'ukuri urebye abambere bakoze ibyo bintu batangiye kudutwara ni Abanyaportugal, twarabivuze. Bazaga bagashimuta abirabura bakabagurisha ku bandi bazungu. Gusa ariko kandi abagurishwaga n'abirabura babaga bafashwe bunyago ku rugamba. Rimwe na rimwe abirabura bene wacu hari igihe agace kateraga, kandi abo bafashe bunyago, abo bashimuse bakajya kubagurisha, bakajya gutera bagiye gushimuta abirabura bene wabo. Abo bashimuse bakabagurisha. Abandi ni ababyaye, no mu Rwanda byigeze kubaho uburenganzira bwa muntu butaraza, abo bajyaga kujugunya ku kirwa cy'Ijwi ngo babyaye. Abo nabo barabagurishaga, bakagurishwa na bene wabo n'imiryango yabo. Abantu babaga batishyura imisoro neza babaga bafunzwe, abo baragurishwaga. Abajura, abantu bafite akaboko karekare, n'ibyo bihano rimwe na rimwe bahabwaga. Abambuye, abanyabubasha, ni ukuvuga ngo ufitiye umwenda umuntu ukomeye akagufatisha akakugurisha ayo bamuhaye, icyo bamuhaye kikaba gihinganye. Ni ukuvuga ngo umwenda wari ufitiye umuntu ukomeye bakawumwishyura bakagutwara. Yewe n'abandi banyantege nke batandukanye, abo bose barafatwaga bakagurishwa, bikozwe n'abirabura bene wacu. Abandi bakoze uwo murimo ni Abarabu bari basanzwe ari abacuruzi bacuruza ibintu byinshi muri Afurika. Abo nabo ntabwo baturebeye izuba. Kandi abashimutwaga, ababaga bagiye, niba babafashe, hehe no kuzongera kurota Afurika. Babaga bagiye. Abatarapfuye, abatarapfaga uyu munsi nibo bari abirabura tubona muri Amerika yose uko yakabaye. Ugiye muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urasanga abirabura benshi cyane. Numanuka muri Amerika y'Amajyepfo, bya bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, uramanuka za Brazil, umanuke muri za Mexique, umanuke muri za Colombia, umanuke bya bihugu byose, za Uruguay, ibyo bihugu byose biri hepfo iyo ngiyo, nugerayo uzasangayo abirabura. Abo bose bagendaga bajyanwe bunyago, bagiye gucuruzwayo kugira ngo bakore mu mirimo y'agahato yakoreshwaga na Amerika, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Amajyaruguru. Abirabura barahakubitikiye. Ariko nanone uko byari kugenda kose, byumvikane neza, kubera uburyo ababirabura batwarwaga, birumvikana ko ubuzima butari bworoshye. Byumvikane neza ko benshi barahapfiraga. Yewe byari bikomeye, bisobanuye ko ababashije kugezwa muri Amerika y'Amajyepfo mu buhinzi ni abarame rwose, ndetse twabita n'ibihangange, kuko bitari byoroshye, cyane cyane abari bafite ingufu n'abafite ubuzima buzira umuze, bazi kwihanganira iyo mibereho bari barimo, nibo bashoboye kugerayo. Abandi kubera inyungu zitandukanye z'abagize uruhare ruziguye n'urutaziguye muri ubu bucuruzi ruvumwa, amakuru yerekanye ko rwose abirabura benshi barapfuye mu bihe bitandukanye hariya muri izo ngendo bakoraga. Tugiye nko muri Angola, nk'uko umunyamateka witwa Mille
we avuga ko mu by'ukuri mu ubucuruzi bwakorwaga ku birabura byibuze hagati ya 45 na 50% by'ababaga bafashwe barapfaga. Abo ngabo ni abapfaga mbere yo kwambutswa, kuko Angola hari icyambu cyo kubashyiramo, hari icyambu kuri icyo cyambu hari hubatse amadepo. Mwumve kuntu babikwaga mu madepo nk'ibicuruzwa. Aho rero muri ayo madepo byibuze hagati ya 45 na 50% by'abaga bari muri izo depo babikwagamo bahasigaga ubuzima kubera imibereho mibi cyane. Undi munyamateka w'umunyamerika witwa Patrick Manning we avuga ko byibuze mu bantu bagera kuri miliyoni 9 bajyanwe muri Amerika, byibuze 20 hari abantu bagera kuri miliyoni 9 bari muri Amerika. Hari miliyoni 21 zafatiwe hano muri Afurika y'Uburengerazuba. Muri izo miliyoni rero 21 9 nizo zagiye muri Amerika. Miliyoni 7 zihinduka abacakara muri Afurika yabo. Uvuga ngo miliyoni 9 nizo zagiye muri Amerika, 21 zabaye abacakara muri Afurika mu gihugu cyabo. Noneho miliyoni 5 zarapfuye, bapfuye bapfaga batarambutswa, batararenga umutaro. Murumva iyo mibare? Ni ukuvuga ngo muri izo miliyoni 21 byibuze miliyoni 7 babaye abacakara muri Afurika bakoreshwa na bene wabo, 5 bapfa mu gihe cyo kubafata, mu gihe cyo kubapakira, mu gihe cyo 5 zarapfuye. Ariko hari n'undi we urenga iyo mibare akavuga ati byibuze abantu bagera kuri miliyoni 112 nibo bose baba barafashwe. Murumva abo bantu bose uko bangana, ariko bose bagahuriza ko byibuze hagati ya 45 na 50% barapfuye. Byumvikana neza ko abirabura barapfuye cyane muri kiriya gihe bacuruzwaga. Turareba noneho ese ubucuruzi bwakorwaga gute. Twarebaga ababukoze, imibare n'ibibazo bagiriyemo. Ubucuruzi bwakorwaga gute? Ubucuruzi bwakorerwaga mu mato cyangwa ku butaka. Byumvikane ko twavuze kuri commerce triangulaire, twarabisobanuye. Ubwo bucuruzi bwavaga Afurika bukagera i Burayi, Amerika. Uhita ubona mpande 3 aho ngaho. Ubucuruzi rero bwakorwaga rimwe mu mato cyangwa se ku butaka. Ku butaka ni ukuvuga ngo mu kubafata mu kuza kubagura muri Afurika nuko byabaga bimeze. Ariko noneho ababavanye kuri Afurika bagiye kubagurisha ku bandi bazungu mu byambu byo mu Bufaransa, muri Espagne no mu Bwongereza ndetse no muri Portugal. Rimwe na rimwe ubucuruzi bwakorerwaga mu mato. Ubucuruzi bwakorwaga habayeho guciririkanya hagati y'abacuruzi b'Abanyafurika babaga babafashe bakabajyana bakabagurisha, bagaciririkanywa nk'uko abantu baciririkanwa ibicuruzwa. Reka tubanze twumve umuhanzi Pierre Bachelet ati c'est l'horizon, les hommes des mineurs de fond. We ari Pierre Bachelet mu ndirimbo ye yise Leko. Indirimbo yirebye neza ibonamo akababaro, nubwo atarabirabura. Abazungu bakoraga mu birombe bya charbon ni bya nyiramugengeri. Buryo babagaho, burya hari ubwo twumva ngo birabura bagurishaga abandi birabura tukarakara tukaba tutariko hari na tutibyirabura tukanituka. Ntaho bitabaye, buriya ifaranga rizarikora. Iyo tuvuze abacakara cyangwa aba esclave, burya ntaho batabaye ku isi yose. Akaruta kandi burya
burya kagiye kakamira. Abazi amateka murabizi za Revolution Française uko mu Bufaransa byari bimeze, bya byiciro byabo by'ubudehe murabyibuka. Ababizi muribuka twagiraga aho bita les bourgeois, n'uyu munsi baracyahari mu Bufaransa. Abo bita ko bakomeye, ko ari urwego rw'abakire rwo hejuru cyane, abo bose baracyahari. Ntibibujije ko rero ntibivuze ko mu by'ukuri ari muri Afurika gusa. Abakoraga uburetwa ntaho batabaye, no mu bihugu bikomeye babayemo, ntabwo bari twe twenyine. Ariko ntibizongere ngo umuntu akoreshwe nk'ipunda cyangwa se inyamaswa yo barayigaburira, barayahirira kuko ari nacyo ibigomba gukora. Reka twikomereze. Ubucuruzi rero ukuntu bwakorwaga, twabonye ko bwashobora gukorerwa mu mato cyangwa se ku butaka. Mu mato bwakorwaga hagati iyo abavuye kurangura abirabura bagiye kubagurisha ku bagomba kubatwara muri bya bihugu byo muri Amerika. Ubwo ku butaka birumvikana neza ni ukubakura mu bigega. Reka dufate ikigega cyo guhunikamo. Abirabura babaga bahunitse mu bigega byubatse ku byambu, ibyo bita les barracons. Wasangaga ubuzima babayeho muri utwo tuzu, muri ayo mazu bagomba kubamo mbere yo kujyanwa gucuruzwa, bwari ubuzima buteye ubwoba, buteye agahinda. Rero uko bacuruzwaga, nk'uko muzi ibicuruzwa byose bikorwa, abirabura nabo babanzaga gushyirwa mu mifungo, imifungo y'abantu 50, noneho bakabagura babishyura impu zikannye neza, imyenda, imbunda, amasasu, poudre à canon, amapudre akoreshwa mu kurasa cyangwa mu guturitsa n'intambi. Ibyo byose nibyo babahaga, ndetse byageze inyuma babaha n'amafaranga. Ni ubusabusa batangaga, bahaga abirabura bene wacu, ariko bakagurisha nanone bene wabo, bakagurisha abanyamiryango yabo. Ni ukuvuga ngo dukeneye kwikebura, turakarire abatuguze ariko turakarire n'abatugurishaga. Bigeze mu 1674 nibwo mu by'ukuri Abafaransa nabo binjiye muri ubu bucuruzi n'Abongereza. Twabonye ko mbere bari Abanyaportugal. 1674 ubwo tugeze mu kinyejana cya 17. Abafaransa n'Abongereza binjiye mu bucuruzi, Abahorandi binjiyemo. Muri uko kwinjiramo rero birumvikana neza ngo twabonye ubucuruzi buba bumeze, iyo igicuruzwa gikenewe n'abantu benshi kirahenda. Byatumye ibiciro ku isoko bizamuka. Ibiciro by'abirabura kubagura, ibiciro byarazamutse bijya hejuru cyane, kubera ko bari bashakwa cyane kandi bakenewe cyane. Uko rero uko gukomeza kuza ibihugu byinshi byinjira muri uwo murimo, nibyo byazamuye ibiciro. Akaba ari byo tugiye kureba uko noneho ibiciro byari bimeze, uko byagiye bizamuka. Ikindi tutakwirengagiza, wenda turaza kureba, hari ibihugu bitandukanye byavutse dufite muri Afurika, mu by'ukuri bituwe n'abantu batabivukiyemo. Byakozwe, byabayeho kubera abirabura batwarwaga, bacuruzwaga, bakahahingukira. Abahunze, abivumbuye bakaguma aho ngaho, cyangwa se abajugunywe bazi ngo barapfa ntibapfe, bikazarangira batuye aho ngaho kandi kikazaba igihugu. Reka turebe noneho uko ibiciro byagiye bizamuka uko imyaka yagendaga yikurikiranye. Mu 1440 mwibuke aho ngaho mu kinyejana cya 13 ubucakara butangiye, ariko bukorwa mu buryo bujya kuba nk'ibanga. Twibukiranye ko mu 1336 Kiliziya Gatolika yari yabirwanyije cyane,
ariko twabonye ko byageze inyuma hari umupapa waje kubiha umugisha bitewe n'impamvu twasobanuye zirambuye z'uko cyitwaga Constantinople cyari kimaze gufatwa n'aba Ottoman, abayisilamu bo muri Turukiya. Ibyo twabibonye neza, twarabisobanuye birambuye. Mu 1440 rero ubucakara busa n'ubutangira. Mu by'ukuri ugiye kuri abacakara muri Senegal, Gambia, abantu 25 kuva kuri 25 kugera kuri 30 uwabazanye bamuhaga ingamiya. Ngaho mutekereze, un cheval murayizi, ikagura abantu 25 kugera kuri 30. Mu 1500 abacakara 12 hagati ya 12 na 15 abo ngabo nabo nibwo byari bitangiye gusa naho bigabanuka, noneho ya cheval ikaba yagura abo bantu. Nanone birazamuka hagati y'1500 n'1515 umucakara umwe noneho yaguraga amafaranga hagati ya 12 na 15. Nanone birongera birazamuka mu mpera z'1510 umucakara umwe nako indogobe imwe yaguraga abacakara kuva kuri 6 kugera ku 8. Aho ni Senegal na Gambia. Wajya muri BENE ho bari umucakara umwe yaguraga amafaranga hagati ya 20 na 25. Ni abantu tuvuga bagurwaga gutyo. 1698 muri Guinea ibiciro byarazamutse cyane. Umucakara umwe yaguraga hagati y'amarivre, amafaranga y'amagande murambabarira, amafaranga y'amongereza 3 kugera kuri 4. Uyashyize mu Manyarwanda uyu munsi ni hafi 4,400 ngahe gutyo. Ayo yaguraga umuntu. 1701 umuntu umwe yaguraga amafaranga 12. Yaguraga amasasu 12 umugabo. Umugore akagura amasasu 9. Twabonye ko mu kugurisha abirabura babahaga intwaro. Byageze ahangaha rero intwaro zari zihenze, amasasu yari ahenze, ugasanga umugabo bamuhaye amasasu 12 atanze umugabo, yaba ari umugore bakuguha amasasu 9. 1750 yarazamutse ajya ku wa muntu waguraga amarivre cyangwa se amapaundi 12, amapaundi 4 arazamuka agera kuri 12, hagati ya 12 na 16. Ubwo ibiciro birimo birazamuka. Uko bizamuka niko abirabura barushaho gukomeza kubahiga, kubatoragura aho babonye hose. Barimo baragurishwa na bene wabo kubera ko igiciro ku isoko kiri kuzamuka. 1753 ugiye muri Cote d'Ivoire umwirabura yaguraga amapaundi 46. Birimo birazamuka bigeze aho ngaho, bigeze ku bihumbi 40 hafi na 6 by'uyu munsi. 1801 kugera 1810 usubiye kuri Senegal na Gambia twabonye ko byari biri hasi cyane, naho byazamutse byageze ku marivre 29. 1850 ku cyambu cya Saint-Louis muri Senegal igiciro kirazamutse nanone kibaye 30. 1851 igiciro muri Mozambique cyo cyari kikiri hasi cyane kubera ko ari kure cyane. Kuva Mozambique uzamuka kujya muri bya byambo byo mu Bufaransa no mu Bwongereza ntabwo ari hafi. Igiciro cyari kikiri ku madolari 3, hagati ya 3 na 5. Urumva umuntu
akagurishwa amadolari 3. aho ngaho nahari hafitwe n'abongereza n'abaespanyol. Reka noneho tujye ku ruhande rw'abari bafitwe n'abafaransa. Ahago ku isoko ry'abafaransa mu kinyejana cya 17 ho byibuze niba turavuga ngo igiciro cyari cyiza simbizi ko igiciro nicyo cyakoraga kuri bene wacu bene wanyu b'abirabura. Umuntu yaguraga amafaranga y'amafaransa yitwaga livre tournoi yakoreshwaga itour mu Bufaransa 72. 1670 arazamuka agera ku marivre 192. Ni amarivre tournoi yakoreshwaga mu Bufaransa icyo gihe. 1712 muri Cote d'Ivoire arazamuka ajya hagati y'amarivre 388 na 410. Gutyo bizamuka kugira 1847 i Lagos muri Nigeria. Umwirabura yagurwaga amafaranga 480. Naho niko byari bimeze. Ukibaza ese aya mafaranga mu by'ukuri tuvuge ko nubwo yaba menshi yaba makeya, abirabura twebwe twajya gucuruza bene wacu kuri ayo mafaranga, abazungu naho ngaho bahereye n'uyu munsi akaba ari naho bahera nyine badukorera cya kintu navuze cyitwa kutwimiriya. Ni ukuvuga ngo kudufata nk'abantu batubibyemo ikintu cyitwa isoni, urukozasoni, ikimwaro kidashira. Naho ngaho ibyo byose byaturutse. Reka turebe noneho urugendo mu mazi mu nyanja ya Atlantika bambuka bagenda. Uru rugendo mu by'ukuri abanditsi abahanga babyita barwise mu rurimi rw'amahanga mu Gifaransa bavuga ko ari voyage noir cyangwa se urugendo rw'umwijima, kubera ibibazo abirabura bagiraga muri uru rugendo rurerure rwashoboraga kumara hafi amezi 3 mu mato batwawe nk'ibicuruzwa. Yari amato, ntabwo twavuga ko ari amato ya moteri, murabizi amato y'icyo gihe twavuze ko ari amato yakoreshwaga n'umuyaga akagira na busore. Bari bafite ubuhanga, ubumenyi bwo kumenya amajyaruguru bakoresheje za busore. Bivuze ngo rimwe na rimwe no kuyoba no gutana byarashobokaga, ariko amezi 3 mu mazi mu bwato bagutwaye bagiye kugucuruza. Mbere yo kwinjira mu bwato babaga baziritse ku mashene nk'inyamaswa. Imigozi yabaga iziritse mu maguru cyangwa se mu ijosi bazirikanye, ari amashene bazirikaho imbwa nizo babaga baziritseho, kandi bakaba batemerewe kureba iruhande igihe babaga bari ku murongo, kugira ngo hatagira ureba iruhande akaba yategereza kwiruka. Bose barebaga imbere, mbese batwawe nk'abantu koko bari bashyizwe kuri gahunda. Ariko abenshi twabonye ko harabapfiraga aho ngaho, harabapfiraga muri ibyo bigega babaga bahunitsemo, cyo twakwita Entrepots. Bamwe uko babaga bapanze bapakiyemo ntabwo byari kubagwa amahoro. Icya mbere umunaniro, inzara, indwara, kwiheba, hari ibintu byinshi byatumaga bamwe bapfa batarajyanwa, bataracuruzwa, abandi bakazapfira no mu rugendo. Ikindi cyabagaho ni ukubakorera iyicarubozo rikomeye, kugira ngo hatazagira uhirahira agashaka guhisuzugura amategeko yahawe mu gihe cyo kubatwara, cyane ko hari abirabura bari batangiye gushaka kwivumbura, kwigaragambya cyangwa se gusuzugura. Mbere yo kwambutswa kandi babaga twabonye ko babaga babitswe mu mazu nyine nk'imyaka, ubundi bakarara bambaye ubusa, bakarambikwa, bakasinzirizwa ku mbaho, mbese nk'uko banika imyaka. Nuko babaga bari muri ibyo bigega babikwagamo, byabaga byubatse ku byambu bya Afurika. Wareba noneho uburyo babikwaga, wasangaga muri ayo mazu harimo utwumba duto cyane, ku buryo nk'abanyaportugali nibo bantu bashobora kuba bavugwa ko bagaragaje ubugome bukomeye cyane ku birabura. Mu kazu gafite ubuso ubunini
kabaga gafite byibuze metero kare imwe n'ibice 44. ako kantu bashobora kugashyiramo abantu 5. mwibaza abantu 5 muri ako kantu, ubundi bagasiga utwenge two kuzajya banyuzamo umwuka wuhumekeramo, bakaba babyiganiyemo aho ngaho batanyeganyega, ubundi nuko ubuzima bwabwo ngubwo. Wagera ku Bafaransa n'Abongereza byibuza ako kazi bashobora gushyiramo abantu 2 cyangwa 3. ubundi buri minsi 15 mu gihe bategereje kugenda bagombaga gucibwa inzara, ubundi bakogoshwa n'umusatsi igihe cyose, kugira ngo abakiriya bazaze basange badasa nabi, badateye isoni, badateye iseseme. ubundi bakagaburirwa ahagana saa 3 za mu gitondo, bagahabwa ibishyimbo, umuceri, ibigori, ibitoki, imyumbati, mbese ibiryo ibitera imbaraga gusa, akaba ari byo babaha kugira ngo barusheho gukomera. noneho nyuma ya saa sita rimwe na rimwe bakabigisha, bakabashyira hanze, bakabakoresha animation kugira ngo bishime, kugira ngo barekeraho kwiheba, bakamenyera kubyina, ariko bakabyina barinzwe mu gihe bategereje kujyanwa ku isoko. ibyo byose nibyo abirabura babonaga rimwe na rimwe babikoreshwa n'abirabura bagenzi babo bahagarikiwe n'abazungu. mu gihe haba hari ibihe bibi, bose babaga bashyizwe muri twa tuzu, niba nta zuba riri kuva, hari imbeho, hari imiyaga, bagashyirwa muri twa tuzu bagafungiranwamo kugira ngo batarwara. ikindi bagakora uko bashoboye, bagakora isuku muri twa tuzu bakoresheje vinegre, ni ukuvuga ngo kugira ngo bice utumikorobe turimo, barinda abantu kuba yarwara, kuko warwaye yagurishwaga make, birumvikana. babitagaho rero nka bya bindi byo kwahirira ihene uyijyanye ku isoko, urebe ko wenda wagerayo yabyibushye. nuko nguko abirabura babagaho. abagore n'abana babaga bicaye mu gihe cyo gutwarwa. abagore n'abana bicaraga mu gice cy'inyuma, abagabo bakicara imbere. ubundi bakicara umwe mu maguru y'undi, undi mu maguru y'undi, kandi bareba inyuma kugira ngo hatagira ureba imbere akiheba arebye urugendo uko rureshya, akavuga ati hariya ahantu tugiye si mu nyanja, uzi ko ureba imbere ntugire ikintu ubona. ayo mezi yose rero ni ubwo buryo batwarwagamo. noneho reka twibaze, hari abari kumva iki kiganiro, abaduteze amatwi bavuga ati ariko abirabura nta cyagendaga cyabo, kuki batahagurukaga ngo barwane, kuki batitabaraga, kuki batirwanagaho? umunyembaraga ahora ari umunyembaraga. kwirwanaho, ukirwanaho ku muntu ufite imbunda, wowe wari umuntu wiberaho mu mudamararo. abanyafurika babagaho mu mudamararo, babayeho neza, bishimye. kujya guhangana byumvikane neza ko bitaboroheye nubwo babigerageje. reka noneho turebe les révoltes à bord. les révoltes uvuga ngo guhangana, bagize igihe cyo guhangana nabo. mu gihe cyo kwinjira mu bwato bakagundagurana bati ntitujyamo, ndetse hari n'aho bageraga mu bwato bakarwana bikarangira bose bahombye. ari abazungu bari babutwaye, ari abirabura bari batwawe, bose bagashirira mu mazi. hari n'aho birukanka bagahunga, ari naho twabonye ko iyo tugeze, hari ibihugu tuzabona biherereye ku nkombe mu burengerazuba bwa Afurika, mu by'ukuri usanga ari ahantu hituriye abantu b'uruvangitirane baturutse mu mpande zose za Afurika. bahahuriraga, abahatawe barwaye, abahahungiye bakanga kujya mu bwato, bose ugasanga bari aho ngaho. abarwaniraga mu mazi bakoga bakagaruka, bakaba inyeshyamba aho ngaho, ariko bikarangira bahatuye. nibyo rero tugiye kureba, ese koko guhangana byagiye bibaho, byabayeho rwose. abanyafurika barindwanye kuva kera, ntabwo bakunje
amaboko ngo bifumbate bavuga bati ngo tujyane. Yego hari ababyemeraga nta kundi bagira, ariko hari n'abirevorse, hari abahanganye nabo. Iyo urebye rero intambara cyangwa se uko guhangana n'abazungu ntabwo byagiye biba kenshi cyane, ariko byibuze hari ibyabayeho. Yewe hari n'ababigeragezaga byaramuka bidaciyemo bagahabwa ibihano bibi cyane bikomeye ku buryo nta wundi uzongera kubirota. Twareba wenda ingero zimwe na zimwe nko mu 1532 abacakara 109 bari bagiye gutwarwa mu bwato bw'abaportuge b'abanyaportugal, bahanganye n'abari bagiye kubatwara. Abatware abari batwaye ubwato bwitwaga Misericordia, ubwo harimo ijambo Misericorde, kandi tuzi ko Misericorde ari Misericorde, harimo urukundo, harimo impuhwe, harimo byose, ibyiza byose. Iyo tuvuga ngo Misericorde divine, rero bahanganye nabo, byibuze barahangana, ari abazungu barahashirira, harokoka abantu 3 gusa mu bantu 109, ariko n'abari babatwaye nta waharokokeye. Mu 1650 ubwato bw'Abaespanyol bwagendaga butwaye abirabura, nabo barivumbura abo Bespanyol bose barabica, barabamara. B'abantu b'Abanyafurika bari batwawe ibunyago, barahunga, barigarukira. Mu 1742 nabwo byarabaye, barivumbuye bahangana nabo. Umuntu warokotse muri ubwo bwato n'uwari kapiteni wabwo washoboye guhunga, abandi bose abirabura ntabwo babarebeye izuba. Ni ukuvuga ko nabo ntabwo bagenda nk'intama z'imbago, ahubwo ubushobozi bwabo wenda bwari buke, ariko birwanagaho. Mu 1752 barivumbuye, bivumburira mu ubwato bwitwaga Mariborth, bose bashirira mu mazi. Amateka yabo hanagurikira aho ngaho, ari abirabura, ari abari babatwaye, bose nta waharokokeye. Ariko icyo gihe nibwo noneho abazungu batangiye kubona ko ibintu bitoroshye, batangira kubafatira ingamba zikomeye, ibihano bibi cyane. Bagafata abirabura, uwo babona ashoboye kuba yagira amahane muri abo bose, icyo bamukoreraga ni iki? Nyuma y'umwaka w'1752 baramufataga bakamukorera iyicarubozo ridasanzwe kugeza apfuye, bakamuca akaboko kamwe. Mbese ugaragaje gushaka guhangana, bamucaga akaboko kamwe bakakamanika imbere y'abandi bose kugira ngo bakabone. Ejo bundi bakamuca kandi nako bakashyira hariya ikirenge, abandi bari gutitira, kugeza ubwo bose bicaye bagatuza, wa muntu kugeza bamugejeje kumuvanaho n'umutwe. Nibyo bihano abazungu bahaga abirabura kugira ngo batazabivumburaho. Ibyo byose ni ibibazo bikomeye abirabura bahuye nabyo, ndetse n'iyo ndwara yo kubaca ibice by'umubiri nta kindi yari igamije, kwari ukubatera kubakorera ibyo bikorwa by'urukozasoni. Cyane ko abirabura iyo barohamanye n'abo bazungu, bo bemeraga ko nibarohama bazagaruka muri Afurika, batazaba bakigiye iyo ngiyo, ndetse bazazukira muri Afurika yabo. Abazungu rero nabo batangira bamaze kumenya iyo myemerere yabo, batangira kujya babica bacagaguye ibice byose by'imibiri. Ibyo byose ni ibikorwa by'abunyamaswa byakozwe mu bucuruzi bubi cyane bwakorewe abirabura, bikozwe n'abazungu, Abanyaportugal, Abespanyol, Abafaransa, Abongereza n'Abarabu. Ariko uko byagenda kose ntabwo dukwiye guheranwa n'ayo mateka ngo Afurika ikomeze ibe igicibwa, Afurika ikomeze ibe iciro ry'imigani, dukomeze tube b'abantu babona ko baheze inyuma kuko ntaho bakwigeza kubera ibyo byose byabakorewe. Akababaro kabirabura birababaje. Ikiganiro n'ubukungu, imari n'ubucuruzi birababaje.
twaracurujwe ariko ntabwo twaheranwa n'ibyo ngibyo, ahubwo byari kudutera umujinya tugakomera tugatera imbere. Reka rero dusoreze ahangaha, ubutumwa bwo ni bwinshi, ahubwo ntimuzacikwe n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha. Ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe, like, share, niyo nkunga natwe tubasabye kugira ngo turusheho kubagezaho ibi byiza.